MAZI YA NYANJA waretse MAZI YA NYANJA MAZI YA NYANJA waretse urashaka kuzangira umusazi koko oya ntago waba umusazi MAZI YA NYANJA uzumanya wowe mwanga wa mukobwa waretse koko ni wamanikirije basi ye nge ngusa MAZI YA NYANJA wakwitse umwanya koko MAZI YA NYANJA akoreba MAZI YA NYANJA urashaka kuzangira umusazi MAZI YA NYANJA cyo ni gicuri gucuguza aradedera MAZI YA NYANJA MAZI YA NYANJA ariko MAZI YA NYANJA wabiwo mugore wagira ngo ntatekereza nagabona ko bisi giye kumusiga niramuka imusize ntaze kumbwira ngo mama amafaranga yo gutega ntabwo ubona ko natinze kubyuka nta nubwo mfata ngo yano aya moto ntarayagusaba MAZI YA NYANJA ngwino hano nkwereke injiza kano kabido kandi uteke kare nanjye umunsi ndataha kare ngiye kukazi rero ute kubana hanyuma uze kwibuka uce ku isoko uzana imbuto ku mafaranga yaheze amafaranga yanyu narabishyuye amafaranga nasize yaza kubaza mama Diane njyanira mu sawa rero mw'ibigo hanyuma sanga haraza gusigara nande niko hanyuma ahangaha haraza gusigara nande wowe n'amazi ya nyanja ni ukuvuga MAZI YA NYANJA nese hari ukujya mu kazi simbona kureba ndakora ahangaha ndagiye nizere ko MAZI YA NYANJA mutoje imirimo mu rugo atazakugira byangirika sana kibazo MAZI YA NYANJA uteke kare ndataha kare mbabara sinishwe ndataha kare ngira guteka manja sawa MAZI YA NYANJA karame wibuke sha uze kunshuriza ka gafa dore maze iminsi ntameze neza anambikora mfite amasaha ahagije nta kibazo gusa akazi n'indyamo rye ako hano hantu haba akazi we rero nk'ibi byatsi biba byarageze mu nzu sumabuje koko wavuga ngo urunubu abuze kunyitegereza papiye Rwanda yacu dukunda genda ako se papiye umugore wa mumugore niko MAZI YA NYANJA karame ije nibikisha bike ntabwo uzi ko mama Fiete yagiye ku kazi koko nanjye ndi umugore n'umukobwa urabona bari mwiza MAZI YA NYANJA garaka ngutorere kano kantu ataye MAZI YA NYANJA ako nukigira umwana MAZI YA NYANJA ako se wadireka kwigira umwana urashaka ngo mukobwa urashaka iki urashaka kuzambarisha amashashi kazi waretse MAZI YA NYANJA uzi ko mfite urugo MAZI YA NYANJA akoreba MAZI YA NYANJA urashaka kuzangira umusazi MAZI YA NYANJA cyo ni gicuri gucuguza aradedera MAZI YA NYANJA MAZI YA NYANJA ariko MAZI YA NYANJA MAZI YA NYANJA urashaka kuzangira umusazi ngatora amashashi ngiye ku gasozi urashaka ko ndira nk'uruhinja MAZI YA NYANJA ako se wareka basi kora MAZI YA NYANJA waretse MAZI YA NYANJA waretse ko nshimiraho MAZI YA NYANJA waretse MAZI YA NYANJA babara basi MAZI YA NYANJA waretse urashaka kuzangira umusazi koko oya ntago waba umusazi MAZI YA NYANJA uzumanya wowe mwanga se wa mukobwa waretse koko ni wamanikirije basi ye nge ngusa MAZI YA NYANJA wakwitse umwanya koko uyu mwanya urimo
Mbabarira basi. Mazi ya nyanja please. Agiye mu kazi nawe tubona. Agasuzuguro nkakunda karambiye mu rugo rwanjye. Basi. Mazi ya nyanja. Mazi ya nyanja. Tukamugeza. Umwanya muri urugo urabuze. Niba ari filime turi gukina rwose bakatinga. Nari nayamusige. Mama Fiyete se ko mbonaje kandi kwatanya ari kujya he? Reka mbanza mvugisha umuntu. Meze ute se ko mbona nambaye imyenda y'akazi se kandi muri mu Kigali meze gute? Imyenda y'akazi ahubwo nsuhuze, wagize nsuhuze. Meze ute se? Ese ko duhora twambara urugamba? Muri no mu rugo se? Ubwo ngiye numvaga ko uri mu rugo. Oya. Fiyete se ko musize mu rugo. Ubwo nari nje mu rugo. Ni amahoro se? Nje kureba papa Fiyete. Ni amahoro ari. Tugiye kujya kuri misiyo baramunumye ko ngiye guhita tugenda. Urabizi ko iyo turi kuri mission ni ngiye mbashinzwe kumurinda. Nese kumujyana none aha ngiye abanza kumenyesha kugira amaze mutware. Oya sha nta minsi amaze nta nige turirirwa nango aragiye. Oya je ngomba kubyikora merega ntago ari umusivile turi abasirikare dukorera igihugu. Noneho bazajya bicara bagenda abagore se mwashatse. Ariko banza utazi ko abasirikare barara bicaye kugira ngo musinzire. Dusinzira ariko none se kubyo babujijwe kugira ibyishimo se mu rugo. Nese araje jaragiye ubwo se arubatsera. Kubaka. Oya ye nagibye niba ari ahantu babisaba ndabisaba ntago mbyemera cyangwa bihagarike mu kimwe mbabarira. Nakazi igihugu kiramushaka tugomba. Ariko akazi akajyamo imitsi yose ntago bari ku kazi umunsi umwe aje ngaragiye. Mama Fiye ndabyumva. Ariko umugabo wawe ntago igiti kimwe ntago ari ishyamba. Kandi umugabo agomba kurinda igihugu. Kandi igihugu n'abaturage bagitura. Barindwe n'abandi. Oya ugomba kubyumva. Babarira. Nese abandi bakorana bari ku bugigiye buri munsi yaje yagiye. Nese akora ari umwe mu gihugu. Okay mugende mujyeyo nawe azaza nyuma. Oya mada ibyo uri kuvuga naho bihuriye n'akazi ahubwo byaba byiza niba ari ibintu usize udashyize ku murongo twasubirana mu rugo ukabishyira ku murongo neza ku buryo agenda none wenda azagenda ejo navuye mu kazi kandi arakenewe bidatinze sindiyo ubwo bivuze ngo ndasubira mu rugo ngewe mana yanjye birandambiye pe narashatse nararongowe nakoze iki narongowe n'umugabo ntabwo narongowe n'igisirikare ku buryo buri uko aje ngo aragiye reka biraza gusubirwamo abasivile we rego ugomba kubyumva ariko bigomba kugenda n'ibikoresho byose wawe masura wako mfite do warusanzwe ubona ngenda ari mbunda nese ubundi habaye iki kigutuma igenda nako ntabitsanzwe nyibona rego buri ubutumwa bw'amahoro wa mugore we oya byemere ahubwo reka tugende dusubire mu rugo nakundi nyine nakundi tugende ubwo nzajya mu kazi nakundi nshakira mu rugo nibazamo undi usize ari gukora iki ari mu rugo nakundi gusa nyine hari umwana mfite mu rugo niwe bari kumwe kuganga mu mutweho umwana murumuna wanjye ahubwo meruka hari mu rugo sinasanze umukobwa witwa Amazi ya Nyanja niwe murumuna wanjye nyine ese urasumwana rero umwana nuko nyine yavumbutse Amazi ya Nyanja uri kumwita umwana nese si umwana akoze ko ufata umuntu mukamwita ifundi kandi ari ubwo se ushatse kuvuga iki Amazi ya Nyanja uri hano nkurikije ukuntu namubonye bwanjye natakara ahubwo banze kugira inama oya babarira uraza abatoza amashashi n'umwana muto uraza abatoza amashashi iyo mico urabona uriya mwana yayiye Amazi ya Nyanja nizi Amazi muzihiye kuko muzajye mufata ifundi ngo mwite umwana w'inyoni mwana nimukansaze mu bwonko n'umwana wenda se wowe wenyine ubimbwiye ariko baba bagira ngo bamuneranyeho ngo nakaza agira ngo ajye adakora ibyo se ayo ndabivuze ibyo mvuze ndabyumva nyaba Amazi ya Nyanja wandeze Amazi uzi ko nubatse ariko nyine urubatse ndabyumva ariko Amazi ya Nyanja wambaye ni gake mutuye kuri sanga harya mutuye
Negache. Mazi ya nyanja. Mazi ya nyanja. Wambaga ku mazi ya nyanja. Wamaye n'ikigezo hano kwita. Mazi ya nyanja. Ufite umugore. Umugore si umugore ni ikigeze navamo umugore. Urabona nari umugore. Akose. Basi n'ikigezo kwita. Wamaye n'ikigezo kwita. Akose wajureka ibintu by'ubwana ko. Mazi ya nyanja. Mazi ya nyanja. Amafiye ni mazi ya nyanja. Garuka. Ni mazi ya nyanja. Ntabwo bishoboka. Oya nsokera mu nzu ntabwo nayibana. Ni mazi ya nyanja. Ni mazi. Reba mazi ya nyanja wanzaniye. Uwo mukobwa azatugira umusaza azadutoresha amashashi. muze koza hano hanze tuvugane Bihakana fana birangatakana nkagira ngo numbana nawe. Ni mazi ya nyanja. Kuna ntabwo nabana nawe mu nzu mbana na mukeba. Basi mubana ntabwo nzonje. Mama mazi wakihanganye kuko uyu ko ari nk'umwana wawe. Niba koze kosa Umwana wanjye. Nawe uratinyuka. umwana yarerewe ku muhanda. Umwana yarerewe ku muhanda none se wowe uramwembereye ubutumwa bw'akazi uramwemereye nyine. naye muzana ubutumwa bw'akazi ngo tugende mu kazi kuri mission baragushaka ubundi si umurangi uri bumwirukana Naho fitati. Ndakubwiye gutsokera mu Naho namwe. Naho Kuvuya. nta kintu mbabara ntabwo nzonje. Jeje uyu mwana nananicaye ahangaha. Sinsanga. Ni kazi baranshaka. Ni bikwite ko uyu ngusa amuzi. Se wamuzi. Samuza mbira mwene wanjye. Nshakira mu bazamo koko. Nta mugabo Amadirede wabyibore. Caca ariko nakubonye. Bavuze ngo si impamvu z'akazi. ni impamvu z'akazi uyu nguyu Dodo wabibonye. Afande fata umwanzuro nigire mu gahunda z'akazi. Uyu mukobwa yase nzamusanga ahangaha. Uri kubyumva? Mazi ya nyanja. Nakwihoreye. Ibi ngibi duhura nabyo kenshi. Wamwihoreye. Wahene uzi kurunguruka. Wamwihoreye. Fata amazi ya nyanja umusubize iwawe. Naho ndi budi. Subiza amazi ya nyanja subiza cyangwa ujye n'ujugunye ku muhanda. Asubire ku muhanda. Ibi ngibi ni bisanzwe bibaho. Wumva ko urazana umugore. Uyu mukobwa aza kugukora mu rugo. Urazana abagore babiri mu rugo rumwe. Uko ari uko se ndingabo y'igihugu. Iyo abandi umusivili usanzwe. Byagaragaye nyine. Ntabwo nsanze uranyigaritse nyine hanyuma kugusanga gukorakora ninjye munyamafuti. Twongeye rwose mumbabarire. Igiye kwigira ku kazi wa mugore w'imbabara nigendere mu mahoro. Ushobora kugenda bakandaza. ugomba kujya ku kazi None ubwo tugiye tuzi mazi ya nyanja azajya iwabo cyangwa agomba gusubira iwabo we ntabwo nabona nawe Ndi gusubira. Gwiki urasubira. ntabwo uyu mugore wamukuye iwabo. Uvuga ngo uzanye umwana uzajya gufasha. Wa mugore nawe uzasema murekera cyangwa se umuntu ahangaha oya nawe subiza imbunda ntabwo urazana imbunda mu baturage mu basivile ko. none se ubu nkora icyo afanze kubizi ko ari wowe unyobora reka nkore ukuntu tubigenza we mazi ya nyanja genda ujye mu rugo iwanyu n'ubundi barwaye imyenda Genda uzagaruka hano nibagukenera bazaguhamagara ugaruke Ko se nta wundi buryo mwabikora mutamuhoba ko muhita icyo agenda asubire mu muryango. Siyane wanyu urwo wanyu ku muhanda. Nirase namuzaniye nagende bashaka Rero ngiye kwigira ku kazi wa mugore we. Uriya mukobwa nawe mbabarira. ngari wundi rero wamushaka Wenge ntawe nashakaga. Nyihera imbabazi nigire ku kazi nshobora kugeraho bakandasa nipfira. genda cyangwa ururimi. Ushiri kudaseka. kandi menya nawe wamushaka Mubira basi ngende nishimye. Ndeka. mwiyunge n'umugore we ntabwo birabizongera kuba Hamba bariye.